Nuko byagaze nyine kwa nyine twapanze gahunda y'ubukwe dukora ubukwe tujya mu rusengero turasezerana mbere y'Imana bo tujya kwifotoza birangira nyine dufatirwa ahantu twari turi muri reception turi kwiyakira yanuko nta kintu wigeze umubwira cyangwa nubwo mwari munegeranye mwemerewe kuba mwakwicarana cyambere ko cyo gihe imbere y'umuntu n'undi agomba kuba arimo distance ya 1 metre urumva ariko byaka nyine tukibanye tukavugana nyine tukareba tukavugana bikarangira bisanzwe ariko mbwa shire no kwihangana nyine kuko bino bintu bibaho kandi se nyine byatubayeho n'abandi barahari hariya nuko ukibona Kararisa yandika biriya kuri Twitter watekereje iki abanyarwanda babafashe gute icyo nshimira Imana nuko yaratuvugiye pe birumvikana kandi duhabwa imbabazi baratubabarira ikibazo na Kararisa abishimirwa abishimirwa uhambye ko kubishimirwa kwanza nwaduha imbabazi yego nawe nina nkamushimira ko yakoze ubuvugizi kuri twebwe Yes reka nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bwanyu bukomeje kugenda neza reka mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye cyane cyane hano mu Rwanda rwacu twa Gasabo u Rwanda twahawe n'Imana nta wundi umuntu urutugengaho cyangwa ngo arudutegeke uretse Imana yaruduhaye amazina yanjye nitwa Emi Nyawe 2020 reka rero ngushimire wowe dukurikirana umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi nizere ko ubuzima bwawe bukomeje kugenda neza imbere yanjye rero ndi kumwe n'umuntu murabona ko nasi afite umusatsi koko probleme afite umusatsi umusatsi wawe bawita ngo iki umusatsi wanjye nyine umusatsi wanjye bawita ngo iki umusatsi wanjye uko bawita izina umusatsi wa Thierry umusatsi wa Thierry nanjye mfite umusatsi wa Emi ariko uyu wanjye abantu bavuga ati umusatsi wawe ni Situruwaye wawe waza amasahani se umusatsi wawe ku masafuriya kubera ukuntu ukomeye n'umusatsi wawe ndi kubona imbere Mana yanjye biterwa n'ababyeyi b'umuntu bivuze ngo ababyeyi banje imisatsi yabo imeze ute imeze nk'iyawe nimba wajya ari Situruwaye ubu ni yawe ni Situruwaye nyene wajya ni Situruwaye ubwo no ababyeyi waba ari Situruwaye yes reka ngwikaze kuri kamera za Yawe TV murakoze cyane Yawe TV umeze neza yego umeze neza cyane urakona ariko sha urasa nk'umugeni koko cyane pe mfite bane amavuta bazi amavuta kabisa cyane kabisa menshi cyane byatari amavuta ni fresh cyane kabisa ibanga ryo gushaka umugore ni irihe ibanga ryo gushaka umugore no guhitamo neza ugafata umwanzuro ubundi ukajya muri gahunda ariko bura bateretse nk'abakobwa bangaye kugira ngo ugere ku mukobwa muzaba hatari sana sasa so nago nakunze cyane kujya mu bintu by'urukundo cyane ariko barahari ariko byo byose urabikora ariko aba hari umwe Imana yakugeneye ko muzabana yanuko ubu Imana yakugeneye ugasanga uzengurutse Kimironko Kacyiru Kimihurura Gikondo Kicukiro buri karere kose kageze umujyi wa Kigali ufitemo X cyangwa nkawe ukaba ufite nk'umu X Burundi muri Kongo muri Uganda ariko ugasanga uwawe yibereza Ethiopia nagabanye Medi ejo bundi se yakoze ubukwe afite aba ex benshi y'abanyarwanda bitete ni Burundi yarabafise wenda na Tanzania yarabafise ariko byarangiye ajya ku Ethiopia muri Ethiopia ariko ukiri aho ngaho gusa ko buri muri Ethiopia ngo umuntu ufite inyinya ngaba afite inenge ya danje ni hatari sinzi birashoboka kuko buri gihugu kigira imico yabo ubu hari abantu tubanze tubwire Medi ngo congratulation buriya Medi impamvu yafunze yanyinya baramubwiye ati ntidushobora kuguha mimi ufite iyo nyinya ni ubusembwa yes ako karagaciyemo amazina witwa nde nitwa Makungu Thierry ariko amazina ari popular cyane ni Paris Thierry Paris Paris umujyi Paris ni igeni sinajyanje
Paris ko no mujyi wo mu Bufaransa ariko kuri iyi saha Paris ni jewe ubu Makoro atuye kuri wowe Makoro Manuel Makoro atuye kuri wowe yes rero uyu muntu rero twicaranye hano mwagiye mwumva ibintu mu minsi ishize wa mugabo ujye ukunda kutubwira ngo kuwa mbere guma mu rugo kuwa kabiri guma mu rugo kuwa gatatu no kuwa kane no kuwa gatanu no ku cyumweru guma mu rugo uri kumva ati baba bakuraje stade wikoreye igikwe byagenze gute kuro byagaze nizere ko byose urayibonye ku makuru social media ku makuru bese uko wayibonye nakuri nyine byagenze kabisa oya abantu badukurikiranye kuri kamera zawe TV bifuje yuko wenda kukubona ntago byari byoroshye n'ibintu byari bikomeye hari abantu bari bifuje kuvuga ngo uriya muntu nyuma yuko bamuraje muri stade nyuma yuko yakoze ubukwe yiteguye avuga ati umugore wanjye turararana mu nzu ku munsi wa mbere w'ubukwe bwawe ukarara muri stade n'umugeni utaramugeza mu rugo byagenze gute byatangiye gute ni hatari sana niko byagaze nyine ko nyine twapanze gahunda y'ubukwe dukora ubukwe tujya mu rusengero turasezerana mbere y'Imana tujya kwifotoza birangira nyine dufatirwa ahantu twari turi muri reception turi kwiyakira ni ukuvuga ngo umubare w'abantu mwari muri kumwe mu bukwe wenda nibwo abantu wenda nicyo kintu cya mbere bibanze ati se bari abageni kuko bari barenze ku mabwiriza abantu 20 bategetswe kuba bari mu bukwe bari bafite abantu 100 bari bafite 200 byari bihagaze gute mwari abantu bangahe bisanzwe ikiya gihe abantu bari bemeye mu bukwe bari abantu 200 sibyo hari abantu 200 ariko nabo bemeye mu rusengero apana kuko reception ntago zemewe n'ubu tuvugana reception ntago zemewe sibyo ahubwo reception zemewe ikibazo cyabaye nuko badusanze turi kurya twakoze reception nuko nta kindi umubare w'abantu si ikibazo ahubwo ikibazo nuko twakoze reception kandi bitemewe ujya mu rusengero ujya muri doto usaba umugeni wabo baramuguha ku bantu 20 nta kibazo uvuye muri doto ugiye mu rusengero nta kibazo mugiye muri reception mubona kabera bagezeho nuko nyine twakoze ikosa ariko iyo tutajya muri reception ni ari kutugeraho ntabwo yari kuza sibyo impamvu yaje nuko twarenze ku mabwiriza yego kuko mu rusengero bategeze bazasa ukeka ko byaturutse kugira ngo babagereho ahantu mwari muri nuko twakoze amakosa nyene ese ni wowe wabahamagaye ni wowe cyete sinzi cyangwa no mu ex n'umukobwa wo mu ex wavuze ati wa muntu wambenza agakora igikwe dore aha hantu ni hari akavuga ati reka nanjye mushyire ku karubanda mwiciye muri reception murimo murya mukabona polisi ibagezeho byagenze gute wifashe gute wahise utekereza iki muri ako kanya kuri uwo mwanya utekereza ibintu byinshi cyane bitandukanye ariko nyine iyo umaze gufatwa baba wafashwe unakuwa unangine maamuzi hamna kuko chini ya ulinzi waraturura umutima ati tuza wasabye mbabazi cyane so urumva se kweri iyo umuntu akora ikosa abure gusaba imbabazi imbabazi ni ngombwa cyabisa nicyo kintu cya mbere ugomba guhita ukora gusaba imbabazi then ukabwa imbabazi bakakubabarira ubuzima bugakomeza n'ibintu byose bigakomeza Imana ikabwa icyubahiro barakubwiye ati nta mbabazi tuguha warenze ku mabwiriza bibera urugero abandi bose bateganya no gukora ubukwenda bagakora reception bihishe baragupakiye mu modoka n'icongo yawe n'uburyo wari wambaye neza n'umugeni atiba muri stade warayemo ni igiki umunsi ukibuka bakikwinjiza muri stade ikintu nibuka ruko ntasanze turi abantu benshi kandi sanga nawe ari couple yanjye DJ nyene nasanze arimo n'indi couple
ibyo bintu ndabyibuka cyane pe mbona noneho kabisa bino bintu ni sawa kuko nkimara iyo nari kukugeramo ngisanga ndi jenyene urumva nubwo byari kumbabaza ariko mugenda nagezeyo nsanga nindi couple irahari kumbe mbona bino bintu ni sawa kabisa pe turi mafuti nyene tugomba kubihanirwa tugasaba imbabazi bakatubabarira nuko byagenze. Amafoto yanyu mujya kubona ari ku mbuga nkoranyambaga pari ukibibona amafoto yatangiye kugera ku mbuga nkoranyambaga wowe ubwawe mu bitekerezo byawe nkatsira nk'umuntu wari wakoze ubukwe uvuga ati uyu munsi niwo munsi wanjye w'ibyishimo, wari umunsi wanjye w'ibyishimo, none ndaye muri stade kubera iki cyorezo cya covid. Madamu wawe wamubwiye ngo iki? Aho ngaho kwa kimwe nago naraye muri stade kubera icyorezo cya corona oya naraye muri stade kubera kurenga ku mabwiriza yo kwirinda corona. Ariko ni covid ibidahari uba wararaye mu nzu yawe wateganyirijemo umugeni wawe ukavuga ati ariko n'ubundi niyo corona kuba idahari arandi mategeko aba ahari n'ubundi kandi iyo yarenze nyene ugomba kubihanirwa. Zari couple ebyiri z'abageni muri stade niwe wabanjemo cyangwa umugeni wagiye umusangamo? Ubundi nagiye musangamo. Ukimukubita amaso aravuga ati aha naribi nta kibazo pe. Nusa bigeza gute? Madamu yakubwiye ngo iki? Madamu wawe so kuri yo sana na nubwo twavuganaga ibiro byinshi wapi nta n'ikintu yigeze ambwira pe ngiye kubesha. Mwavuganye mutashye? Oya aho ngaho kuri yo sana kuko muri kumwe n'abandi nyine mutara story muganira bisanzwe nyine nta bindi. Akotsiye uravuze ngo mutera story wakoze ubukwe wasabye umugeni wabo bamuguhaye iryo joro numuraje mu nzu yawe muraye mufana Haruna niyo nzi mudahari mureba kagere medu dahari nta kintu wigeze umubwira cyangwa nta nubwo mwari munegeranye mwemerewe kuba mwakwicarana? Cyambere ko cyo gihe imbere y'umuntu n'undi agomba kuba arimo distance ya 1 metre urumva ariko byaka nyine tukibanye tukavugana nyine tukarima tukavugana bikarangira bisanzwe ariko mbwa sheri nukwihangana nyine kuko bino bintu bibaho kandi se nyine byatubayeho n'abandi barahari hariya nuko. Clarisse Karasira ari mu bantu bateye commentaire kuri kiriya gikorwa cyabaye cyo kubaraza muri stade muri abageni yandika ku rukuta rwe rwa Twitter ravuga ati nibyo polisi arayishimira ukibibona ko hari abantu bababajwe nuko baraye muri stade wenda kugeza n'uyu munsi ndakeka nubwa kabiri ugiye kubivugaho ni nabwo wenda n'abantu abenshi banakumenye cyangwa banakubonye bakavuga ati ese n'uyu nguyu ukibona Clarisse yandika biriya kuri Twitter watekereje iki? Abanyarwanda babafashe gute? Yanditse gute Clarisse? Ntabwo wigeze ubireba? Na Twitter ngoresha. Clarisse byaramubabaje cyane yandika kuri Instagram yiwe avuga yuko bitari bikwiye kuba kwishima k'umugeni ibyishimo bye byarangira araye muri stade kubera covid ko hakabayemo ubumuntu. Ubitekereza gute kumva nk'umuntu nka Clarisse avugira wowe n'umuryango wawe? Oya ntabwo yavugiye jenyene yavugiye tose muri rusange kuko abageni bari baraye muri stade twari benshi sisi jenyene ari nundi nasanze nawe yari muri stade nanjye narabibonye ko nkuko nawe babibonye nyene buriya ikintu umuntu kwikora ikintu bene ngakora ayo kuvugira so ni byiza yego amagambo make ni byiza urumva ariko ntabwo byakuraho igihano mu gihe umuntu yakoze ikosa hakora icyo nshimira Imana nuko yaratuvugiye pe birumvikana kandi duhabwa imbabazi baratubabarira ikibazo na Clarisse abishimirwa uhambye ko agomba kubishimirwa kwanza nwaduha imbabazi yego nawe nina nkamushimira ko yakoze ubuvugizi kuri twebwe. Wenda hari umuntu wibaza ngo reaction wenda yabaye nyuma yuko babafasha bakabaraza muri stade
iryo joro nkamwe nk'abageni by'umwihariko bababwiraga iki abandi abo polisi bababwiraga iki n'ubuhe butumwa babahaye hese kuduha he muri stade ahantu mwaraye ubutumwa babahaye warabyumvaga neza ibyo batubwiraga ntabwo bavuga ati ibi tugiye kubibwira abageni bavuga babigiraga abantu bose muri rusange twese turi ngaho ko tugomba kubahiriza amabwiriza ya corona kandi tukwirinda ubu uyu munsi wakubwira ngo ukore ubukwe ubusubiremo wabukora urako byakora gute kakane nambaye impeta bakavuga ati umunsi wa ndi umuyisilamu nibwo nazaza n'umugore wa kabiri rero ngo ndi umuyisilamu ubu wabukora ubu wabukora mba ndi umuyisilamu ntabukora ariko kuba idini ryanjye nanago ryemera abagore babiri ntabwo nakora ubu wakongera ugakora ubukwe ubu uyu munsi tukiri muri covid bitemeye kwakira abantu mba ndi umuyisilamu nabikora ugasubira stade mba ndi umuyisilamu ko idini y'abasilamu ryemewe abagore babiri na batatu baremewe na bane ariko byo mu dini yanjye ko ndi umukristo ntabwo nemera abagore babiri nemera umugore umwe ntabwo nakora yes ati urabyemera kandi ukemera yuko wari wakoze n'amakosa ntacyo ushinja polisi yari iri mu kazi kandi nawe ntacyo wowe hari icyo wishinja wowe hari icyo wishinja kubijyanye n'iki kubijyanye n'amafuti n'amakosa nabikubwiye kuva mbere hose badufashe kwiyakira kandi bitemewe nuko nabindi kandi na polisi bari mu kazi kabo nta kintu wishinja ntacyo pe na polisi ntacyo yishinja ntacyo byumvikane n'abantu ubu niwe wagakwiye kuba ufite ubutumwa wabaha n'abantu bateganya gukora ubukwe gira ubutumwa ubaha icyo tunakirenge twigire mu bindi abantu mwese muteganya gukora ubukwe kabisa cyo nababwira ni kimwe gusa mutegure gahunda zanyu zose neza kabisa kandi n'Imana bafashe ibijemo neza nuba ariko kingomba kwibuka kubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus ibintu byose bibujije kubera corona mukabyirinda kubikora ya nuko mugihe nk'ubu turimo reception nago zemewe nimugakore reception ko nago zemewe mujye mu rusengero mukurikize nombre y'abantu bemewe kandi munashiramo distance nkuko leta bitangaza buri munsi reception tuzirinde nta bindi urebe ko ari umuntu uzaza kugufata wabyirinze byose ariko mu gihe uzabyica bazagufata nuko sibyo ndibaza ubu uyu munsi ufite ibintu bitatu byakubaye mu buzima bwawe utazibagirwa uhereye ku cyambere ibyo bintu bitatu byakubayeho mu buzima bwawe utazibagirwa uzashyira no mu mateka ukavuga ati ibi bintu niyo nasaza nzaba nkibyibuka pare nibihe ko byambaye ko ari byinshi bazibagirwa kandi byatekwa n'ibyari byo iby'ingenzi umuntu ari ibintu bimubaho byinshi ariyo ibyiza n'ibibi umva ngo sinamenya ikintu baje icyari cyo nuko ibintu byambayeho bitatu ni byinshi ari bitatu byiza byambayeho byinshi n'ibindi bibi byambayeho bitatu numva no kuri saa yero sinamenya icyari cyo muri kumbaza nimba ari kote y'ibyiza cyangwa ari kote y'ibintu bibi abasha kunsobanurira neza kugira mbashe kubimenya ariko hari bitatu by'ingenzi byiza cyangwa bibi none se mu bintu bitatu ibibi cyangwa ibyiza noneho reka ibyo bibi tubyihorere ibintu bitatu wenda tubwiremo bibiri byiza na kimwe kibi cyakubayeho bitatu byiza bibiri byiza na kimwe kibi cyakubayeho utazibagirwa bitatu byiza icyambere cyiza cyambaye kibikiya cyambere cyambayeho umva ni igihe nakiraga kiza ndakizo umva nemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye yego cyo kintu cyambere cyiza cyambayeho cyanshimishije icya kabiri cyanshimishije cyiza nuko abantu bashije kuva mu buzima bwa gisiribateri neza ngakora ubukwe mu gihe ari ibintu biganira abasore benshi n'abakobwa benshi bakora ibintu by'amanyanga bakazana kiyenyeji ariko byinshi Imana ko byose byabaye neza mu mahoro kabisa mva muri ubwo buzima bwa gisiribateri nkora ubukwe kuri sanga banita umugabo nkambara n'impeta yego none ikibi cyambabaje mu buzima urumva ni igihe
nigeze gutsindwa mu ishuri ndasibira ishuri icyo kintu kibi cyambaye kirambabaza icyo gihe kabisa. ubwo wari ugeze mu mwaka wa kangahe? wari ugeze mu mwaka wa kangahe? hari mu wa gatatu segonderi. mu wa gatatu urasibira. wari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi? Hari abantu rero bari kumva ukuri kuvuga gutya, ururimi uri kuvuga, bakavuga ati uyu muntu ni umunyarwanda, ni umurundi, ni umukongomani, ni umugande. uvuka mu kihe gihugu? So abantu benshi bafata buri muntu wese afata uko ashatse. Ariko mu majambo makeya, ntabwo ndi umukongomani, ntabwo ndi umugande, ntabwo ndi umutanzania, ntabwo ndi umunyakenya, ndi umurundi. Ndi umurundi, ababyeyi banjye ni abarundi, navukiye i Burundi, Bujumbura, aho bita mu Kinama. Ariko uvuze ngo mu Kinama, mpita nibaza ku duce tw'i Burundi ukuntu bakunda kutwita Cibitoke, mu Kinama, mu Kirundo, mu Kayanza. nkawe nk'umurundi ubona ari iki bagenda bita ayo mazina? ubwo nanjye ngubaze ko nano mu Rwanda yitwa Nyamirambo, sibyo? Nyabisindu, Nyamasheke, Nyamagabe, Kimironko, Kimihurura, Kimisagara, Kimicanga. Bagendeye kuki mwebwe? uvuze ngo mu Kirundo, nk'ubu twebwe ari ahantu dufite bita mu Gakinjiro. mbere bahitaga mu Gakinjiro, kubera ko ubu hafite, uri kumva iryo zina mu Gakinjiro, ahantu bakinja tu, ahantu bakinja, uri kumva ni izina ritari ryiza. mu Gakinjiro bahita bahindura, bahita mu Gakiriro. ahantu bari gukinjira hahindutse mu Gakiriro. nkibaza mu Kirundo, mu Kinama, Cibitoke, nta Kibijumba, kubera iki? uyu usomye nk'amateka wenda y'u Burundi nk'umuntu wahavukiye. nanjye ntabwo urundi rugero, sibyo? rumwe nkuko mbwiye mbaye mu Gakinjiro, ubu bahita mu Gakiriro, sibyo? natwe iwacu mu Kinama mbere bahitaga Faburu. ubu Faburu rivaho bahita Faburu yavugaga Kinama. Faburu yavugaga nuko nyene nkuko nyene nanjye iyo imbaye Gakinjiro sinzi ibyo ari byo. urumva Gakinjiro mu Kinyarwanda biva ku ijambo gukinja. gukinja no kwica, kwica nyine. barabihindura, hari ahantu ho gukinjwa hitwa gutyo, hahinduka mu Gakiriro, kubera ko hari ibikorwa remezo leta yagiye hashyira, nk'Agakinjiro nyine hariya babariza abantu nyine bajya gushaka nyine ibintu bigiye bitandukanye. niko hameze. rero urakoze cyane. washatse umugore w'umunyarwandakazi, umugore w'umurundikazi? umugore wanjye ni umunyarwandakazi. ni umunyarwandakazi. urakoze cyane. nk'umurundi mpora nifuza nkanjye Emi gushaka umugore w'umurundikazi, kuko mbona abarundikazi ari beza. abakobwa b'abanyarwanda hano iwacu n'abarundikazi abeza ni abahe? buriya umuntu wese amubera mwiza bivanye n'uwakunda. njye kuko nkunda umugore wanjye cyane kuko ari umunyarwandakazi. njye navuga ko abanyarwandakazi nibo beza kuko niwe nashatse. n'ubu na Medi yashatse umunya-Ethiopia, nawe Aba-Ethiopia nibo beza. ariko ushobora kureba gutya nkawe uri kumva ushatse umurundi, ntabwo wigeze ukundana n'umurundikazi? byarabaye. wakundanyeho n'umurundikazi. ufashe uwo murundi, wenda abarundikazi n'abanyarwandakazi batandukaniye kuki? kuko urumva ufite experience ko warakundanye n'umurundikazi, ubu ngubu ukaba ufite umudamu w'umunyarwandakazi. nabatandukaniye he? batandukaniye kuki?
icyo batandukanye gusa nuko umwe ari umurundi kazi undi akaba ari umunyarwanda kazi nicyo batandukanye kuko bose n'abantu baremwe n'Imana uri kuncenga ubona batandukaniye kuki byanze bikunze kirahari mu myitwarire mu bwiza se batandukaniye kuki urazi cyo nakubwira Uburundi n'u Rwanda urumva kera byari igihugu kimwe imico y'u Burundi n'imico y'u Rwanda ni imwe urumva kuvuga naho batandukanye na hamwe bose ni bamwe reka ubwo tufate bose ni bamwe okay yesi reka mvuge ngo reka ngushimire ku kiganiro cyiza tugiranye ariko nkawe ibintu by'umuziki ako wigizwe kuvugwa ku muntu witwa Naomi koko Miss bimeze bite byari bihagaze bite mwarakundanye Naomi yaragukunze cyangwa niwe wamukunze byagenze gute cyangwa ni babantu nyine za rumors ziri hanze ahangaha bimeze bite bigeze bava ko Naomi je twarakundanye bajya kubesha kabisa byavuze n'ibyo bintu Naomi suramuzi ndamuzi kuko nabonye ku televiziyo bamutora aba Miss bamukuvuzeho se ntabwo wigeze wumva amajwi y'umuntu witwa Paris na Naomi bamukuvuzeho Naomi ntabyo gusa ngo yatwemereye ibintu byo nuvuze sinzi n'ibyo bintu nabyo nigeze mbona nabindi nzi kuri Naomi pe nabamubeshe icyo nzi gusa nuko Naomi ari Miss u Rwanda ibintu bavuze ko yakwemereye ni ibiki ni ibiki bavuze byinshi my friend ngo by'imyenda sinzi n'ibiki ngo no kurara muri ono muntu nibyo nigeze kumva ariko je nabyunze nanjye narabyumvishe nkuko nawe wabyumvishe ko nyine abantu bamwe kumbe we yakwemereye yari yaravuze ati aba bantu imyenda kurara muri onomo mu gihe cy'ahanimoni mu bukwe bwawe arabikwemera ubwe ntabwo yigeze guhamagara cyangwa ngana kwandikire kuri Instagram je tambe na Instagram ngoresha cya kabiri na nimero zanje afise nanjye na nimero ziwe mfise basa nuko nawe wabyumvishije gutyo nuko nyene nkuko nawe wabyumvishe nanjye niko nabyumvise ubwo abari bazi ko ari urukundo cyangwa mwakundanye bareke kubeshya ufite umugore ari foto nimwe muri gara mubona turi kumwe na Miss Naomi jewe twakundanye gute ari umuntu umwe aradufata ngo twasohokanye ahantu na hamwe dusose ubwo iyo foto igiye hagaragara iyo foto leta mbyemera kabisa pe igaragare n'ubu ngubu kuri isa mite mbyemera pe Miss Naomi torakundanye ariko yake kubesha abantu ariko kumubeshya kabisa pe kare wakomonje uravuga ati urashima Imana yuko wavuye mu busiri bateri neza ubona ari igiki gituma muri no minsi abahungu bitugora gushaka abagore abasore ubona ari iyihe mpamvu igora abasore mu gushaka umugore cyangwa gufata icyemezo cyo gushaka umugore uko mutari decisive mudafata umwanzuro ariko ifashe umwanzuro urashaka nuko batari seriye cyangwa batarageza igihe cyo gufata sivuga seriye badafata umwanzuro niko navuze ubwo rego buryo umuntu buri seriye ni umufata umwanzuro hari umuntu ushaka kuba ari seriye ariko bagera mu kintu cyo gufata umwanzuro bikamunanira kandi umubona ko ari seriye yego ibintu uvuze ni ukuri ku bakobwa umukobwa ntabwo ari we ushaka umuhungu ahubwo umuhungu niwe ashaka umukobwa hakora bizi ko muri no minsi reka ibintu byarakaze n'umukobwa aravuga ati nakunze umujama akabikubwira ese ubundi umubeba abwiye umukobwa ati ndagukunda umujama ati ndagukunda wumva hari ikibazo kibirimo ko umubebe yatereta umujama wumva hari ikibazo kibirimo byaterwa nabo nyine kuko je na mukobwa je yazakundeta kandi azi ko mfise umugore tuvugura umusore ubu uri umugabo nta mukobwa wagutereta ngo agusaba urukundo ndumugabo ubaye nyine utarashaka nta mukobwa wagusaba urukundo ngo urumuhe byaterwa nawe nyine nose nabafise ubundi dukundana ubwo se namumera mu mushire ko umuntu agira umutima umwe kandi umutima umwe
nawe ugomba gukunda umuntu umwe ntabwo akunda abantu babiri mu gihe ufite umutima umwe ntabwo wigeze bavuga mu kinyarwanda bavuga nimba ari ubuhehesi abanyarwanda baraheheta se umuntu wese agize ko afite abasheri babiri arenze umwe ni umuhehesi nyine erega ubagarira yose uba utaramenya irizera ubagarira yose uba utaramenya irizera iryo ari ryo ntabwo ndi kubyumva ntabwo ibyo bintu uri kubyumva ubagarira yose uba utaramenya irizera iryo ari ryo niko bavuga ni ukuvuga ngo impamvu bavuze gutyo ubagarira yose ntiwumenya irizera iryo ari ryo ni nk'umujamu ufite nk'abasheri nka bane abasheri bane bose kavuga ati wenda nzashaka dativa kerere arise nyine akavuga ati uwo nzagwaho n'uwo nguwo nzakunda uwo nguwo niko mu kinyarwanda bavuga uyu rero ni umwehesi nawe nyine ese ubundi hari umuhungu uheheta mwa nta muhungu uheheta ubaho umuhungu wese ufite amusheri urenze umwe ni umwehesi ni umuhehesi wigize kuvuga ngo warakijijwe uri umurokore usengera muri hedini uri umuprotesitanti bivuga ko kera utarakizwa wigeze kugacishaho kuko umuntu ntabwo yakizwa umuntu akizwa kuko atawuza akizwa atari sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda mtu anakuwa mlokole anaokoka akiacha dhambi zake ibyo uvuga ni ukuri kuko burya ngo umuntu akizwa icyo yabanje kurwara ntago arwara ngo akizwe icyo atarwaye wumva agakiza k'uyu munsi noneho kuba burimo waravuye mu byo wari urimo uhagaze ute wumva bimeze bite bimeze neza cyane abasore wababwira ko Yesu ameze atese ameze neza cyane pe nta munezero uhari hano ku isi atari Yesu wenyine gusa kujya muri Yesu twese dukizwe cyane pe ubutumwa watanga ko ubutumwa watanga ku barundi badukurikiye nanabasuza kuko yawe TV ikurikiranwa n'abarundi benshi cyane benshi cyane ugira icyo wababwira nuko mbakunda kandi ndabasengera ikindi kintu nababwira hatagira umuntu wumva yuko ngo mu Rwanda haba amategeko akaze cyane twe tugendera ku mategeko icyo kintu bakimenye kuko impamvu bitakurakaje nawe kuba wararaye muri stade n'umugeni wawe nuko nyine nawe uremerera ko warenze ku mabwiriza no ku mategeko hatazagira rero umuntu uvuga ngo baraguhohote ngo byagenze gute oya nawe ubwawe uravuga ati bari mu kazi kandi bakoze akazi kawe rero tubonero tukwifurize gukomeza kugira urugo rwiza na madamu wawe umudusuhurize cyane mu kintu tuvuga umuramutse umuramutse umuturamukirize umubwira ati muzabyare hungu na kobwa muzahoza amata ku ruhimbi mu kirundi bavuga gute woza amata ku ruhimbi namwe nuko mubivuga rega twese turi bamwe imana igumugisha wakoze kubana natwe